wowe mpamagaraga tugatangira ndahura kugira ariko noneho aka kanya kuba babashije kugira isanzwe kuno hameze nyine ngiwe iyo mpari ariko mpaka wanjye Wowe siko nari twabanye ndi mushori mana yanjye mana uko mbizi neza ko nawe utashobora noneho ndakwandikira kuri WhatsApp urasoma notsi ngiwe reka nkubwire ni impamvu z'akazi bebe urabizi ko ntabwo nyine nje ntabwo nareka kukuvugisha byagenze ari mu cyaro kandi hajya nza kureba yashyagiye ntabwo baba kubizi ariko njye n'umuranga numva bana tawe kuna nabo ndi banjye avuga ko ugiye kuza kwiganira ni wa musaza wawe yanjye uvuga ko ugeza no kuri rwanda nyine akabibwira ati akwigisha ukuntu usanzwe ayo yumva nawe ugiye ati wowe shaka ukuntu ushaka iwanyu usanzwe ugamwemereza wabaye keza numva nibaza ukuntu nuko ufite ariko njye ntangiye kujya mu fuhira uzajya ukubita ikigo n'amabi nta n'impamvu kuba waje ako shu wabonye ko nabyibushye donazanye na nyashi we ikose mwana none reka nkwereke noneho dupanga uzamara iminsi hano tujye gusubira iwanyu uzasubire hashize igihe wenda bize ko hari ntacyo nakwiye wowe sinzi ibintu waba urimo nabonaga kenshi ukunda mu cyaro ikibazo cyawe none se niba ari iwacu uzabigeza wanashaka n'utuntu beshyuka ubwawe uzanshakire umva njye rero reka nkwereke nari napanze kubwira umusaza wawe nyine akumvisha iwanyu ukuntu byagenda nyine umwana ukava mu cyaro umwana ukaza ukaba hano nkajya nkubona kenshi ko yarega nari none njye nabona nagukunze naho ba nangaha ni brother ariko ntacyo hatwaye arabizi n'ubundi ariko umujene aba agomba kwiyandayanda kuba ahantu heza umeze neza ariko wahishimye nahishimye mba urasa neza mana kugira bimbwira tugeze mu nzu kandi iki se yewe none se abaye wicaye hano se buranye no none iki se none se tudafungura sheri hanze ndaje ariko se ese bimeze bite nyine numva mu cyaro se mani ngo byari bimeze nose uko mbona ureba udafungura hanze ndaje bebe nyine ba wihanganye nose ugiye he hanze gato ndaje se okay nari mani wowe ibite byawe mani shaho ukuntu ibintu nkoreye mani si kuki wowe wambwiye ngo niho ruri nkaba kuki wambwiye ngo niho ruri mani nkaba naruhe mani tapi nayikuyeho pe n'ibuye narikuyeho mani baze ko tumaze iminota 30 mani isaha igiye kuzura yicaye hanze mwana baze ukuntu nyine bari kumfata pe nabuze n'icyo mubwira pe mwana mbwira ahantu warushize cyangwa se ukora ukuntu bigenza kose ndubone kuko nyine yatangiye kurakara mwana none uzi n'ukuntu nyine byangoye kugira nyine tube tuhuje pe
ndi no kumva nasebye waraye sinzi n'ukuntu nabigusobanurira. Okay, kandebe neza ubwo wenda asanga rwayihisha ariko narebye kanongere nsubireyo ndebe wenda bikomfirm ariko n'ukuri pe. Oya kandebe urimo biki? kanze ndaje mwana. Wowe wihanganye ureba iyo view yaho ngaho. Mwana wicara ubundi wowe n'icyo maso n'ibyo urimo utambwira shiri Bihanganye none se uko ndabibaye uranzanye mubaye karibu kandi bihanganye kanze ndaje n'ukuri. none Yes, ndabona ibyo urimo ntazi. None se urongera kanze bihanganye nakanya gato. ibintu ndabibaye. Amani wowe ibintu bikumvirirwa ntabwo narebye mwana narebye nta ruhare. Niyo mabuye ibintu byose n'imyanda iriho nayikuyeho. Ejo nawe sinzi ubwo ikintu uri bukore kuko hariya kuba wayihashyize ntayo wahashyize. Ntarwo wahashyize nkaba wenda warutwaye ukaba uri kunjijisha uzi n'ukuntu mani nari maze igihe mbiguteguza. Ubwo uraza nyine cyangwa umbwire ngo ntibikunda nyine kuko ubu niba ari ugusebaho nasebye tekereza. Mani. Ubundi wowe ufite ikihe kibazo? Nose nge ndirwa nicaye hano. Wajya ukora ibintu bifite gahunda. Nyine ubu ngubu ibi ni ibiki? None se akaza akareba amotita areba n'iki? Ubundi wowe ufite ikihe kibazo mani? Oya, njye ntabwo mbikunda. Njye nzana ufite gahunda, oya, bizongera se ubu uvuye. Oya. Nyine hari utuntu tutagenze neza pe. Uduki? Nyine urushya banza. Oya, reka oya. Nyine mva musobanura. Wapi rwose? Wanyumva kandi. Ngaho mbwira. None se ubundi bimeze. Nyine dore ukuntu byagenze, sibyo? Nyine uno mujene subiza ko nimutse vuba. Sinabikubwiye ko nimutse vuba. Byo warabimwe. Yes, noneho. Ese wambwiye muri ibanga. Ubwo nyine usigaye wiba. Nakubwiye ko hari undi mucuti wanjye nyine turi kumwe ariko tugiraga kikamwe sibyo. Rero twajyaga tugatsimba hano cyangwa hariya niyo mpamvu wabonaga ndi kunama nyine ndeba pe. Nta kindi kibazo. Ubwo nta soni mani, ubwo nta soni biguteye. Kuzana umukobwa nkanjye ukageza hanze amasanga. Wakihangana urumva ni ikibazo kiri technique nawe wabyumva none se ko atarahari yagiye nahari niba yayibagiye akajya. Muhamagare n'ubundi namuhamagare yewe ngiye kwihangana iminota 20 nirangira atarajya. Icara basi umujinya urashira sibyo. Icara umujinya urashira. Ariko nderega mba nanagukumbuye. None se ikibazo cyawe wikurakara ngo icara hano. Ndazi bariko na ukanegereye. Ariko ntuzongere. Ntabwo bizongera. None inyota iranyishe naka ntamazi. Urumva nicyo kibazo cyabaye n'ubundi kwitegura umushyitsi wona namwe utegure nta kwiteguye bebe urumva. Ngiye rero kuko nyine byabaye icyo kibazo. Oya ubutaha ntuzongere. Nyine nzambitegura. Ibintu ntabwo bari sawa. Gendo mba ntagiye no kukurambirwa. Ise ni ibiki? Ariko nyine nari binoko nyine ubundi. Nari nanagukumbuye none utu tuntu tubaye duto tujya nari binyine reka tubireke reka murindi. Kandi wasanga uri n'agakobwa ndabona ntabwo ngiye reka ngenza none se ageze
araje sibonye atari kumpamagara sibyo ko ntashaka ko turogoya mwana umeze neza ariko umeze neza nyine nawe umeze neza ariko mani umva ukuntu nkunda umuntu nkora mu mutwe ubundi nabona agashyage urimo gushimuta gusa uburyo inyota inyishe Rumva naza nyihindita none wumva nkwereke sibyo nari nasize mbiteguye uyu munsi ushobora kugenda nabi nkuko nari nabipanze nari nagupangiye utumanyeri yego se none n'ubundi reka nta kibazo naza nari gukora utumanyeri tumara iminsi 5 hano ni n'ubundi ndacyafite iminsi nanga sibyo ubundi na bimwe nabuze nkubwira sibyo mba nyumvira yari ko nshaka ko nzanaza tukararana ukamubwira noneho wenjye no gushaka ukuntu ntirinjuga wa brada wawe sibyo ubundi mani uzo naturino tubiriga nari benye ariko ukuntu twadusa neza twishimye ariko umuntu ntakubone wivumbuye wivumbuye babaye rega be nyine urabizi Besto nawe nyine nawe njyewe sinzi nari ntaranakwitegereza ko wabaye keza mazura amavuta yo kwisiga yarashize wa mushire wanjye hamwe nakubwiraga nta kinyitaho none urankora nkumva utuntu turi kugira uzi bya naguteguriye ntuza nambaye ubusa ntabidanje ariko nyine mva nkubwira ahubwo reka nguhe story z'uburyo hari ikigabo cyanyandikiye kuri Instagram barambwiye umubebe ngo noneho ngo umva ngo asigaye asa neza ngo none se wowe urabona nasa neza none ahubwo njye navuze ati yamaze nta nubwo umwaka wawe mu watireka nkubwire uzi icyo gisaza yitanga amafaranga naravuze ati kabisa itanga amafaranga ko akenshi usanga biba birimo ingaru njya arampamagara nkajya kumureba tugahura akajana kanye nkaba ndagatahanye gira ikibazo nka mama akajana ukabura agataha akaguha mu buhe buryo rero mu buhe buryo nawe nyine urabyumva so uri umuntu mukuru kijya nyine urabyumva nawe ahubwo nka story z'uburyo ngo umukobwa yaguteye indobo shawabiretse mani ngisinzi nawe ubundi ukunda ngiye kuba wowe ubundi ushobora kuba waranteye mwakumana oya nta mwakuna ubwo wagarutse wenda ni amahirwe ariko ndakubwiza ukuri twamaze gutandukana nyine cyagiye ngiye aho mbonye akana keza ntangiye kukabwira utuntu uzi ikintu kankoreye kambwira ntabwo uzi gutereta ikibazo cyawe yego se mani none se yawamubebi bita Ken si yaguteye indobo ariko uriya yari namubi ntacyo rero nanjye ariko ntabwo nabigenzemo cyane ariko mwiza gutera neza ni mwaso none se ko byakunaniye ko nshaka se kugira nyine soba rero none se uri kwirirwa umbaza hano soba n'ahantu genda usobe hano mu maguru hariya arasi arahanya nawe rwose ahantu ese ko ari ukwiyeranja none uragira mugenze gute yewe gawe mana nari nkukumbuyemo ukumbuye ndeje mani ye baba we mana urabona ukumva ariko mu kazi gukura mu kazi mani rero nari nishimye kubwava ibyo nari ndimo ariko wampemukiye ukamubwiza ukuri maze amasaha 3 hano mani n'umwana yicaye hano mani kandi wambwiye ngo wabishyize narusize hano mani none se watwize none se wambwiye byose ntabitereye sibuye nakubwiye no ntabwo ari nabwinira yaryo hejuru hase wowe nesibuye ibuye ngiri singuru funguza mureze singuru mani ngewe wumve ngo umujinya wari wananyije ubundi nubwo wowe urufunguzo nyine wese yunsobanurira neza none se kari akabuye gato ko wambiraga ibuye nkagira ni rinini mani ntabwo ari rinini rero urona ryari none se ubu rwana nari mfuye pe nari mfuye byatanye yaje cyaje kigira vuba gende maze yanse ko ndi kubona murimo kurebana ikibazo Sando no Nose urabona ari ni ngewe Sando uri Kigali no ndi Kigali maze ahubwo iminsi ibiri naraje biteze muri kunshanga bimeze bite nose wowe niwe muraziranye Sandura muzi wowe niwe muraziranye
niwe nakubwiraga nawe batwara ufunguzo unyegera se hagarara aho ngaho nyine usigaye ugera i Kigali simenye ko wageze i Kigali none nise muraziranye mwembi se ahubwo se muraziranye njye turaziranye uyu ni iki cyawe uyu ni Besto wanjye Besto ntiyahakana se ni Besto wanjye ngwiki mani wowe wazanye girlfriend wawe hano uyu mukobwa uramuzi se nyine tundamuzi none urabona nawe she's my girlfriend bro Sando ibi ni ibiki mwa baryari wowe njyewe reka uyu Sando oya ngereka mubwire impamvu amafaranga wanse bakaje muri burya nayo kuzi ntangaha mwa amafaranga akuzi uzi ibintu buri gukora ubungu biki se amafaranga angahuma uduhumbi 10, 15, 20 abandi birirwa bambijana ijana none nise mwana we kuva ryari umwana nyine mwana uyu ni girlfriend wanjye kubyumva ni gute amfana izi ntoki surambaza ni gute wagiye kukuneka urumva ubwira Keza ngo agwe nimero za umwaka nimero zawe urumva ziwe mbabarira ntumfate nta kintu wabwira mani nta kintu wabwira ariko ni girlfriend wanjye ese ubundi bite bya bundi we bite bya kuki utansobanuriye ko ari uyu nguyu mbese uyu nguyu narizi kuri muna ubusi waje ryari ntaje ryari kandi uvuga ngo maze iminsi 2 nje uyu cyakora guhera uyu munsi nge ntabwo nari nzi ko waje kunira gato uvuga mani niba nta wo kuvuga mani n'uburyo wanzanye ngo mbwira ngo niba none ubanza n'uno mujama wigeze amafaranga 1000 ejo nakohereje umbwira yuko veni se n'amafaranga nose niki nawe rero kuba numva nagakubita niba munakundana mani nta muntu mukundana nawe mani ungiye tumaranye imyaka ariko se muri gufi ase wacecetse urafite n'amagambo yo kuvuga wowe we mumaranye 3 imyaka 3 bro imyaka 3 tumaranye imyaka 3 ambesha mani kumbe burya nawe niwe girlfriend niba mumaranye imyaka 3 giye twatandukanye niba munakundana ibyo ntibindeba mbabura wowe ni mani wampe mu mbabanga birahanga kandi turangizanye birangirira hanga wirakara Cher wanjye wowe Cher wanjye wera byari Yesu yakabiki ni ibintu bisanzwe kugira uti bisanzwe ni iki cyawe none se mani nge aho kuba naje ntabwo nari nzi ko mukunda nawe ntugeze unyereka umukunzi wawe rero Sando winkora ntacyo ngikora nawe wambwiye ngo hano umvira hamani cyane yasanga muvama ntabwo uri inshuti nziza bro ntabwo uri inshuti nziza uranshinja iki wigeze unyereka girlfriend tandukana nawe rero cyave hano mujyane ngiye nawe nshingire rero nawe umva nawe hegera ntabwo iwacu ngo tege ngo Sando ntajwi ryawe nshaka mvira mu rugo genda kandi turangizanya na mama wawe ndabimubwira byose ndabimubwira urajya kwirirwa ubijyana akira genda vanga uze kuza nimugoroba nabaye neza wirakara subizwa ngukunda babarira ntumureba Sando nawe rero amanyanya mama uzashaka kandi hano nawe uzaza babarira ntumureba asigenda kogasi mani wowe nawe umemukira nawe rero nta kintu wancira ako niba uri muzima iyo mbeshure kane nayo mani none se mumaze imyaka 3 mani muzira ukundana mbeshya uzi ko mwe mu myaka 3 usibye ko twabaye aba Besto yari na ex mani imyaka 3 uza amafaranga mushoraho mukanje maze kumushoraho usikunangana ambeshya ibaze nanzi ko nkura mu umwe none na aho kwirwa nyine kabunga mu mazu y'abasore katazi nakubwa ugiye gusarira hano i Kigali wowe uzare mundo zubu kweli Besto ni